dusome itangiriro 22 itangiriro 22 dusome itangiriro 22 dore ku murongo wa 9 hanyuma tugeze ku murongo wa 15 dusome bagera hano Imana yamubwiye Aburahamu yubakayo igicaniro yararikaho zankwi aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. 15 maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kukugwiza nzakugwiza, urubyaro rwawe ruzabona n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Amen. Amen. Matayo 8. Matayo 8:5. Agaze Kaperinawumu haza umutware utwara mutwe w'abasirikare aramuhinginga ati mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye arababaye cyane. Aramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nikora iki akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, habe no mu Bisiraheli. 13 Yesu abwira uwo mutware ati nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Amen. Hanyuma hano mwarimu yaravuze yuko hari abantu tutaziranye. Nitwa Nzaramba, Nzaramba J.PAUL, Torero ni Nyarugenge, ndubatse, mfite umugore, mfite abana. Hano rero mpaje kenshi cyane. Kwa kane sinaherukaga, ariko nshimye Imana ko nje kubana namwe. Haleluya. Ngiye kubaganiriza ijambo ribabwira ko Imana igitanga umugisha. Hanyuma mbabwire abantu Imana igihereza umugisha. Amen. Imana igira umugisha mu maboko, irawugira mu biganza byabo, igira umugisha. Haleluya. Ariko abantu batuye isi muri miliyari 7 batuye isi, muranyumva? Muri miliyari zituye isi ntabwo abantu bose bafite umugisha, ntabwo abantu bose bafite umugisha w'Imana. Ariko hari abantu bashobora kugira
bashobora kugira umwifato muri iyi si no muri SEGEEM hano no muri Gikondo hano, bagira umwifato mwiza, Imana ikabahereza umugisha. Abantu bose baterana, abantu bose bajya mu rusengero nta mugisha bagira, si bose bawufite, ariko hari n'abawufite. Hari nawe Imana yenda kuwuha kubera guhindura uburyo bakwitwara. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu ashimwe cyane. Nari babwiye ko abantu bose baterana nta mugisha bagira. Buriya abantu bashobora kuba bafite ibintu byinshi ariko batagira umugisha. Abantu bashobora kuba bafite amazu menshi batagira umugisha. Abantu bashobora kuba bafite imodoka zikomeye batagira umugisha. Abantu bashobora kuba burira indege kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ariko batarabona umugisha. Mbifurije ko Imana ibahereza umugisha. Birumvikana? Kandi nahoze ntekereza kubera ko abantu benshi buriya bitiranya ibintu, ariko twebwe abantu basenga kandi hano mukunda gusenga. Urumva no kuwa mbere muba muri hano, n'ejo nimugoroba muzaba muhari, no ku cyumweru tugaruka amateraniro 3. Ibyo rero ni byiza, ariko iyo abantu baje cyane mu rusengero ni byiza ko bagenda bumva ijambo ry'Imana kandi bakarishira mu bikorwa. Haleluya. Ariko impamvu habaho intwari zo kwizera, abagabo babanye n'Imana kandi bakatubera icyitegererezo cyiza. Mu kuri guhari nuko natwe Imana ikwiye kudushoboza tukagira imbaraga kugira ngo dutere ikirenge mu cyabo. Ko Bibiliya yavuga ngo ubwo mugoswe n'igicu cy'abahamya bangana bari mwiyamburira ibibane imbere. Ubwo tugoswe n'igicu, ubwo tugoswe na Aburahamu, ubwo tugoswe na Yobu, ubwo tugoswe na Dawidi, ubwo tugoswe na Bakarebu, ubwo tugoswe n'abo bagabo bangana bariki. Abantu basaza barimo hano, abantu b'abasaza bari hano mubyumve neza. Amen. Amen. Abantu b'ababyeyi muri hano, abagore bameze nka ba Maria Magdalena, abagore nka bariya bakunze Yesu kugeza ubwo mugeza ku musaraba ataramuvinya. Abagabo bariruka ariko Maria arahaguma. Abagore bari hano ba SEGEEM bagombye kugira umutima wo kugumana na Yesu. Abagore nka bariya bakunze Yesu kugeza ubwo mugeza ku musaraba ataramuvinya. Abagabo bariruka ariko Maria arahaguma. Abagore bari hano ba SEGEEM bagombye kugira umutima wo kugumana na Yesu. Mu gihe Petero yagiye, mu gihe Zerote yirutse, mu gihe n'abandi birutse, ariko Maria aravuga ngo sindi buhave. Ngo aramukurikira. Ngo baterana n'umusozi ngo bagera igorogota. Ngo aragumana nawe. Aravuga ngo Maria nyina wa Yesu. Aravuga ngo sinakuva iruhande. Nanjye ndi umubyeyi nkawe. Umuhungu we barimo baramukubita, barimo baramucumita. Maria Magdalena agumana na Maria nyina wa Yesu. Baragumana. Yesu baramumanika. Maria Magdalena aguma aho ngaho. Kugeza ubwo Yesu yapfuye, arangije urugendo, kugeza ubwo yabambwe. Maria Magdalena mu gitondo atanga abandi bagore bose. Aravuga ngo ngiye gusiga umubiri w'umwami wanjye za parfum. Amen. Abo ni abantu bagumanye na Yesu, bakomeze kugendana na Yesu. Imana iduhereze uwo mutima. Ubukristo si ukuvuga, ubukristo si ukubyina, ubukristo si amagambo, ubukristo si ukuririmba, ubukristo si ukubwiriza, ubukristo si ukuba muri korari, ubukristo si ukuba mu itorero, ubukristo si ukuba umudiyakoni no kuba pasiteri no kuba mwarimu. Ubukristo ni uburyo umuntu abaho. Ubukristo si amazina, ubukristo ni imibereho. Ni imibereho ya Yesu muri twebwe. Yesu abaho umugisha. Kandi Yesu abane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ubukristo so kuvuga ngo nyesengera aha. Ibyo ni bitoya cyane. Ahubwo ubukristo ni ukugira ubuzima bwa Yesu muri wo. Umugisha w'Imana urahari rero. Kuhaga umugisha w'Imana. Haleluya. Haleluya. Abantu bashaka umugisha w'Imana. Amen. Kandi amen. Ijambo rya mbere umuntu Imana ihereza umugisha, umuntu uhereza umugisha ni umuntu uyumvira muri byose. Guteka wa 2:28 harabivuga. Haravuga ngo niugira umwete wo kunyumvira, ukubaha amategeko yanjye, nzaguhereza iyi migisha yose. Harimo amagambo menshi usomye kiriya gitabo. Ugeza kuri 13 arimo kuvuga imigisha Imana imuhereza. Aravuga ngo umuntu unyumvira akubaha amategeko yanjye. Mwumvise ijambo Imana ibwiye Aburahamu.
iramubwira ngo kuko ungenjeje utyo, kuko ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe. Harimo ijambo riheruka yavuze ngo kuko wanyumviye, ariko ijambo ryo haruguru naryo ni irindi rimubwira ngo kuko wanyubashye. Kandi ubwo atangira muri 12 itangiriro ava muri uriya Bakaludaya, ikintu yari yaramubwiye ngo sohoka uvi wanyu, nabyo agira gute, nabyo ngo arabyumvira. Aramubwira ngo nzaguha umugisha, aramubwira ngo kandi nzakora n'ikiruta kuguha umugisha, uzaba n'umugisha. Hari igihe umuntu abona umugisha ariko nawe ubwe akaba umugisha. Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza. Icyama abakobwa bari hano, ukazabona fiancé wabonye umugisha akaba n'umugisha. Icyama ukazakoresha rimwe ukazakoresha umukozi wabonye umugisha akaba n'umugisha. Icyama rimwe ukazabona umubosi mukorana wabonye umugisha akaba n'umugisha. Abo bantu mu buzima icyama mukajya muhura n'abavuga butumwa babonye umugisha bakaba n'umugisha. Yego bakaba n'umugisha. Barako uwo muntu yogeje ibyombi wawe n'ibyombo byakumva umugisha. Uwo muntu akoze mu iduka ryawe, muri iriya sukari yawe, muri wa munyu wawe, muri bya bibiri, agakora mu iduka ryawe, agakora iwawe n'ibintu byawe byakumva byakorwaho n'umunyamugisha. Icyama hari abantu babaho batyo bagira ukuboko kwiza Imana yabahaye, bagize umwete wo kumvira Uwiteka, birenga guhabwa umugisha ahubwo baba umugisha. Yaba abasore muri hano mwarotaga musenga, Imana ikazaguhereza umukobwa wawe umugisha. Apana wabubonye gusa, ahubwo nawe ubwe akaba ari umugisha, ku buryo agera iwawe akakubyarira abana b'umugisha kuko nawe ni umugisha. Ingorane uzareba muremure ariko utagira umugisha. Ingorane uzareba uzi kuririmba ariko utaraba umugisha. Ingorane uzareba uvuka ahantu hakomeye, uvuka i Nyagatare, uvuka i Musanze, uvuka hahandi iwanyu mushaka, ariko utagira umugisha, ariko ufite amazuru gusa, cyangwa ufite uburebure gusa, cyangwa se ufite bya bindi ushaka ariko utarabaye umugisha. Ibyo rero ni uguhishurirwa nawe ubwawe no kuba warabonye umugisha hanyuma ukaba n'umugisha. Aburahamu aravuga ngo sinitaye kwa tera hari heza, ariko ijwi numvise bwa mbere. Bibiliya ivuga gute mu Baheburayo? Ngo yumviye Uwiteka ngo ajyaho atazi. Ngo yumviye, niko Bibiliya ivuga. Irabivuga mu Baheburayo 11:8. Ngo yumviye Uwiteka, haleluya, ngo arasohoka ngo ajyaho atazi. Aravuga ngo iri jwi ryambwiye ndagiye, ariko Imana yamubwiye ibintu 7 bibamo hariya mu guhera ku murongo wa 3. Imubwira ngo nzaguha umugisha, uzaba umugisha, abakwifuriza umugisha nzabubaha, abakuvuma Hari abantu babaho mu buzima badashobora gutinya umuvumo kubera ko Uwiteka yabavuzeho umugisha. Ariko uwo mugisha w'Imana muwumve neza. Uwo mugisha w'Imana ntabwo babyina ngo bawubone, ntibaririmba cyane ngo bawubone, ntibajya mu butayu cyane ngo bawubone, ntibanabwiriza cyane ngo bawubone, ntibatinda mu rusengero ngo bawubone. Ahubwo ikintu gituma uwo mugisha abantu bawubona nuko bagira umwete wo kumvira Uwiteka. Imana ikakubwira ngo iki kireke, ukareka. Imana ikakubwira ngo rekura iki, si icyanjye ni icya Satani, ugahindukira ukavuga ngo kubera ko Uwiteka bivuze ndabiretse. Amen. Iki ni icyaha, aha ni muri zone y'umwijima, aha ni mu mwanda w'abadayimoni na Satani. Wakubijwe ukubwira ngo haguruka vayo, ukavayo. No mugore wa kabiri Imana ikakubwira ngo uravayo. Ufite abagore babiri, Imana ikakubwira ngo urarekura umwe, hanyuma ukavuga ngo kubera ko Uwiteka bivuze ndabireka, ukagira umwete wo kumvira Uwiteka. Ibi bintu si ibyanjye,
ndabirekuye, ndabitanze, ndabisubije. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ibi bintu si ibyanjye, aha hantu aya mafaranga si ayanjye. Ijambo ry'Imana ryansinze, reka mbirekure. Uyu muntu naramwambuye, ijambo ry'Imana ryansinze, reka musubize. Ijambo ry'Imana ryansinze, rambwiye ngo mubabarire, mubabarire niba ushaka umugisha w'Imana. Mubabarire. Ijambo ry'Imana yavuze ngo musabe imbabazi, musabe imbabazi, niko rikubwiye kugira ngo ubone umugisha wowe iteka. Umugisha w'Imana urahari, ariko si abantu bose bawufite. Abantu bagize umwete wo kumvira Uwiteka. Imana ibane nawe. Narivuze ngo Imana ibane namwe, Imana ibashoboze, Imana igushoboze, nanjye Imana ishoboze. Ntimuzakangwe no kubona, ntuzakangwe no kubona umuntu afite inzu, afite n'ibindi. Ibyo bintu ni ibintu bito cyane. Hari umuntu ashobora kuba afite ibyo bintu byiwe ariko ari ibye nyine, ariko nta kindi kintu amaze muri sosiyete. Nta n'undi muntu umukeneye muri sosiyete, kuko si umugisha muri sosiyete. Nibye byo niwe mu rugo, nibye n'abana be n'umugore we, ariko muri sosiyete ntakenewe kuko ntacyo yungura abandi. Nibyo agiyemo bishobora guhita bipfa kuko ntagira umugisha. Ashobora kujya muri korari ntibibe byiza kuko nta mugisha agira. Mujye muririmba muri korari mufite umugisha, muri abanyamugisha. Ubera umugisha umuntu muri kumwe, unabera umugisha mugenzi we. Ariko ibyo ni faveur Imana ishira ku muntu, ni faveur Imana ishira ku mugore no ku mugabo. Ariko kubera ko Imana yarebye umutima wumva ijambo ry'Imana, kavuga ngo ijambo ry'Imana ngiye kurishira mu bikorwa. Ijambo jijiki, ubwo ryambo jijiki ndakiretse, hanyuma Imana nayo ubwayo ikazana igikundiro cyayo cyiza ikagusiga. Nibi kuba mu buzima, ariye nyabona muraba mu buzima, aba mu buzima mu rusengero imyaka 7, imyaka 5 ategereje Imana. Reka mabwire, mugira umwete wumvira Imana, wongere wumvira Imana, wongere wumvira Imana. Hari ubuzima, uretse nabo bakire ndi kubabwira, hari n'ubuzima bw'ubukene. Abantu baba mu bukene, ajya mu rugo akaba ngiye kuryama, akandika message, ndaburaye wantabaye, ndaburaye wantabaye, ndaburaye wamaye yo kurya iri joro. Ubwo ntabwo ari ubuzima bw'abakristo. Yesu Kristo ko mutanyumvise, ubwo si ubuzima bw'abakristo. Imana ikuvane muri icyo gisuzuguriro. Si ubuzima. Ubanza message yanjye utayisomye, nakwandikiye ubanza utayisomye, tugiye kuburara byibura unyoherereza byibura akanusu k'isukari tunywe igikoma. Mama papa, ubwo si ubuzima bw'abakristo. Nta mugisha ugira, ntawo. Bibiliya ntivuga ko umukristo asabiriza. Ko mundakariye gira intambwe utera, gira ahantu winjira, uve muri ubu buzima. Nushaka rimwe uzareke kuza no kwa mbere, nushaka rimwe uzaze no kwa kane, ugende wikingirana ahantu, uvuge ngo Mana ninjye nawe ndazira iki. Niba byina ukabona abantu barabyina, ukabona abantu oya, wiherere wenyine uvuge ngo ibi bintu ni ibiki bindiho. Ibyo ya besi yarabimenye, aravuga ngo navutse banyita gahinda. Kubera iki ndagahinda? Abana baramusubizaga ngo gahinda wiriwe waramutse gahinda. Ariko kuki ndagahinda? Ngo nyina yamubyariye mu gahinda, ngo ariko ngo aragenda ngo arakinga, ngo ajya mu nzu, ngo avugana n'Imana, aravuga ngo iri zina ndaryanze, ntabwo uzongera kwitwa gahinda, ndabyanze. Ngo asaba ibintu 4, aravuga ngo Uwite mpereza umugisha, kandi agura imbago zanjye. 3, nyizi ibyago bindiho cye kumbabaza. Yesu ashimwe, ngo Yesu ashimwe.
ngo Imana ngo yumva gusenga ngo ihindura ubuzima bwe ngo imuhereze icyubahiro kiruta icya bene se. Naho urumva uje kurepeta rero ukajya kurepeta ukajya womeka abantu urarepesa ariko muratashe ariko ngiye kuburara. Papa niba uri umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana menya ko iso Imana iruta busaba. Ariko niba umenya agaciro kawe wisobanukirwe neza uve muri ubwo buzima. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana, kumvira Imana. Bibiliya nivuga ngo ntugasambane, wowe ukabikora warwiciriye ntawo nta mugisha. Ntukibi, wowe ukiba byarangiye. Ibyo bintu bingana no kuba ibyo bintu ukoze bingana no guhita wakira umuvumo wabyo. Ni automatique. Ijambo ry'Imana ntabwo ricikira. Ijambo ry'Imana ni iryo. Bavuze ngo niwumvi nugira umwete wo kumvira Uwiteka. Tibazakubeshe rero bakubwire ngo twege tumeze neza ngo turabyina ngo ibyo yabikaza ngo tugataha tunezerewe tugataha twishimye. Umva, taha ufite morale ariko nta mugisha. Morale usi utayigira nindi. Abagiye muri arena kubyina n'abagiye muri stade kubyina morale bayibura. Ntibayibura ariko we gutahana morale ariko utahana umugisha w'Uwiteka. Morale se nugera mu rugo ugasanga n'ubundi bidahari ibyo kurya ugira ngo morale urayigumana. Ntabwo uri buyigumane ariko umugisha w'Uwiteka n'utahana. Ibyo kurya ntabwo byaba bidahari ariko umugisha w'Uwiteka ukora igitangaza. Abakristo baseje mu tubana kenshi munyumve neza. Imana irashaka ko habaho kuyumvira. Muyumvire nibyo mwabagore ibintu mushinzwe gukora Bibiliya basaba gukora ku bagabo banyu ku bana banyu mugende mubishira en pratique. Nta bindi. Egali kugira umugisha w'Imana, egali guhirwa, egali kugubwa neza. Mwabagabo mugende musome ijambo ry'Imana. Ikintu Bibiliya gusaba wa mugabo we, Bibiliya gusaba ku rugo rwawe no ku magoro yawe no ku bana bawe. Niki gende ubishire en pratique. Egali kwakira umugisha w'Imana, ekari kwakira umunezero w'ijuru. Nta bindi. Ntabwo ntibisaba imigizi myinshi hano ku rusengero, ntimwibeje. Ntibisaba imigizi myinshi, ntibisaba kujya Kinyamakara, ntibisaba kujya muri Murya, ntibisaba ibyo bintu byose. Nimufate Bibiliya uyisome, hanyuma uvuge ngo Mana iri jambo riraremereye, mimbaraga zo kubishira mu bikorwa. Wamara kubishira mu bikorwa ugahura n'umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya. Nyababaza mwebwe mugatekereza. Mwebwe mutekereza yuko Fabrice ijuru ahantu Aburahamu aruhukiye siho turimo turaririmba ngo tuzajyeyo. Papa Shem mwavuga butumwa niho turimo turavuga. Mama watwigishije yego evangelist. Ahantu Aburahamu aruhukiye siho dushaka kujya. Murayiteguye ko mufite isoni zo kujyayo. Aburahamu ahantu ari wowe urajyayo. Akoze iki gituma Imana imuhereza umugisha? Ngo atanze umwana we. Wamutanga wowe? Mwumva ahantu turirimba mwebwe, mukumva ahantu bari. Mwebwe mukumva tugiyeyo. Basi umwana mureke. Ntatanze icyo asigaranye. Atanze icyo agize gute? Oya munyikirize. Atanze icyo afite cyo umwe ariko mu bintu 10 Imana iguha na kimwe kijya kikunanira. Ntabwo igusaba 9, ntigusabye byose, ariko iyo yamusabye byose wowe uri muraririmba ngo tuzajya kureba bariyo. Kandi abo bariyo barimo baratanga byose, ariko wowe kimwe kirakunaniye ngo usigarane 9. Ariko uri muraza kubyina hano uhamiriza ngo urugiyeyo kandi kimwe mu 9
kimwe mu icumi cyarakunaniye ariko urimo urabyina ngo uragiye urajyahe? ubu ntabwo mubona ko dufite n'isoni imbere y'ijambo ry'Imana? ntabwo mubona ko ijambo ry'Imana ntabwo mubona ko dufite isoni imbere y'ijambo ry'Imana? Haleluya. Igitangaza. Ibihumbi 100 bakakubwira ngo uzazana 10, shema agashira ikibo hano agazana ngo uzatanga 10 kandi si shema, oya ni bibiri. Ariko we aragenda. Haleluya. Haleluya. Aragenda aravuga ngo Sara simvugana nawe kubera ibintu ngiye gukora, ngiye gukora ibintu bikurenza urwego. Aburahamu yari afite imyaka 116. Sara yari afite imyaka 106. Yamurutaga imyaka 10. Isaka yari afite 16. Ntabwo hano babyandika ariko Bibiliya nini ya indi nini cyane irabigaragaza. 16 afata akana k'imyaka 16. Ngwino pa. Agafata mu myaka 16 Sara arishimye kuba gufite nanjye kuba ngureba uri umunezero wanjye tukubonye dushaje, ariko ijambo ry'Uwiteka rirambwiye ngo ninjye kugutamba. Ariko ijambo ry'Uwiteka rirambwiye ngo ninjye kukwica ngutemagure hanyuma shire mu muriro. Murahari? Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo ni nkujyane tujye Moriya ndakubaga hanyuma shire mu muriro. Umwe papa. Ijambo ry'Imana ntitunyagira tukabura uko twifata. Abantu muri hano kaba n'uyu mwaka kuva muri janvier tugeze muri décembre baraduhanure ngo na janvier ngo na décembre murayirangiye ngo na janvier ngo na novembre murayirangije ngo na décembre murayirangije. Ariko kuva uhembwe kuva muri janvier kimwe mu 10 ntiwagitanze, ariko ngo urimo urabyina ngo urawushoje. Ushoje waramaze iki? Ushoje waramaze iki? Kubera ko ari ijambo risoza rirababaje. Murangira mute noneho shemu muramugira mute? Uretse nanjye kandi twese turimo turumva ijambo ry'Imana, ntabwo ni ngewe, twese turimo turaganira. Ariko mujye mwereka ijambo ry'Imana ridutsinde, ariko abantu bace bugufi. Umuraje murabyinye umwaka urawurangije umaze ugiye aho Aburahamu yicaye. Ubu nta soni ufite imbere y'Umwuka Wera n'imbere y'Imana. Tuje twambara amakoti rero dushiremo na karavate tuje kuyobora tuje kubigisha. Ariko ngo tuzajya kureba Aburahamu, tuzajya kureba bariyo, tuzajya kureba bagize gute? Icyabicajeyo urimo uragikora wowe? Icyabageshejeho baruhukiye wowe urimo uragikora kugira ngo uzajye kuruhuka? Bari mihangane ni mubabare, ariko reka twese tube abanyantege nke dutsindwe ariko tunikosore. Ikibazo nuko tutakwikosora. Abantu bashaka umugisha w'Imana. Haleluya. Haleluya. Abantu bashaka umugisha w'Imana bumvira Imana muri byose. Hagararaho pa. Bumvira Imana muri byose. Ijambo rikomeye rya kabiri. Haleluya. Ijambo rya kabiri. Haleluya. Haleluya. Amen. Bizera Imana kwishobora byose. Kwizera ndarikunda Mana. Imana yanyigishije ijambo kwizera. Ahantu hose maze imisi nigisha ngira gucya nka ntanabiteguye nkasanga narivuze. Mu Baheburayo baravuga ngo yizeye Imana kishobora kuzura n'abapfuye. aravuga ngo ni ukuri kw'Imana. Aravuga ngo iyi Mana yamumpaye mfite imyaka 100 imunsabye mfite 116. Uyu mukecuru simvugana nawe habe na gatoya. Urwego ndiho rwo kwizera nta rugira.
namaze gukora ijambo ryo kumvira deja nagiye deja nateye intambwe umutima wanjye wamaze kubyakira ngo noneho ngo yizera ngo gishobora kuzura n'abapfuye ngo niyo mpamvu ngo yamugaruriwe ari muzima ngo aramujyana ngo amujya imbere ngo agiye guhita aramubwira ngo Isa fata inkwi hanyuma ufate n'umushyo unzanire ubwira abagaragu bazane n'umuriro twitegure tugende zana n'indogobe n'amatandiko ngo bajyayo baragenda bwira mukecuru ari we mama umubwire ko tugiye gusengera muri tuzagaruka abwira mukecuru amubwira ngo uzasigara amahoro tuzagaruka ariko ntiyamubwira ikintu agiye gukora ariko ari mu mugambi w'Imana gusa ari muri gahunda y'Imana abanyubise haleluya ngo bateye intambwe ngo barimo baragenda ngo bamaranga iminsi 3 bagenda ngo kandi ngo bagenda uyu muhungu atazi icyo agiye gukorerwa ngo n'abagaragu batazi icyo bagiye gukora ngo bazi ngo bagiye gusenga iminsi 3 irangira ngo icemeza atarakivaho niko Bibiliya ivuga mu itangiro 22 guhera ku murongo wa mbere ngo iminsi 3 irangira bari mu rugendo ngo hano bari batuye no kujya muri rwa rugendo rw'iminsi 3 umunsi wa mbere urarangira ngo ariko ngo urangira ngo akimaramaje kumwica uwa kabiri urangira akimaramaje n'uwa gatatu urangira akimaramaje ariko ngo mu mutima kera ngo yarizeye ngo kwaza kuza kumugarurirwa mwuzutse ngo bageze imbere ngo aho ngaho bahageze Imana iramubwira ngo dore Moriya niri abwira abagaragu ku murongo wa 5 haleluya ku murongo wa 5 abwira abagaragu be babiri arababwira ngo musigare hano mwabagaragu be babiri njyewe sinjyana namwe hari ndajyana n'umwana wanje gusa ariko bikoreye iki aravuze ngo aba bagabo ninjyana nawe barambuza gukora iki Imana insabye mugume hano turabagarukaho nje nawe apana ndabagarukaho turabagarukaho yavuze babiri avuga ngo nubwo ngiye kumwica ariko ndamugarura mugume hano ngo barazamukana ngo agera imbere ngo ageze imbere ngo umwana arahindukira aramubwira ngo papa ko dufite umuriro dufite n'inkwi umwana w'intama ari he Uwiteka aramureba amuha igisubizo cyiza ngo ariko yizeye abwira umuhungu we aramubwira ngo Uwiteka ari bwishakire igitambo ngo baragenda umwana ngo yizera gase yemera gase ngo barajyana ngo bagezeyo ngo basasa igicaniro neza ngo afata umwana ngo amuboha amaguru n'amaboko hanyuma amaze kumuhambira ngo amutereka ku gicaniro ngo akana ngo kamurebana imbabazi karamubwira ngo uwa mwana haleluya aramubwira ngo nizo mbabazi undebana nazo nkugiriye ndi bwumva Uwiteka gusa ngo ariko nizeye kwibasha kuzura n'abapfuye aramubwira ngo papa umwana w'intama wavugaga ninjye aramubwira ngo ibyo bintu uri kuvuga Isa simbyitayeho Isa ibyo urimo kumbwira simbyitayeho Imana yakumpayira kuruta wari umunezero wanjye ariko nyuma y'ibi hari undi munezero Imana iturinde ubukristo bwo kubyina gusa Imana iturinde ubukristo bwo kubyina gusa undi afata icyuma yarangije umugabo ni igitangaza yarangije yabaye umva yagiye yageze ku indi dimension yo kwizera uko akareba wakajya bivijamo Imana yamubwiye ngo si kuri muri 15 niho Imana yabimubwiye iramubwira ngo si kuri Eliyazari nta nubwo ari kuri Ishimayeli ni uzakomoka mu rukiryi rwawe Imana Aburahamu yarebaga Isaka akamubonamo amahanga akamubonamo ba Esawu akamubonamo ba Yakobo akamubonamo imiryango si kuri Eliyazari ni kuri Isaka ngo akarebye ngo akabonamo amahanga aravuga ngo wakana we Imana yanteza umutego ariko nanjye nayumvise yarambwiye ngo ni kuri wowe kandi ni Imana itivuguruza ni Imana itabesha ni Imana itajya yisubira ku ijambo yagize gute yavuze no kubikora yagira gute yabikora ni Imana itabesha irambwiye ngo Isaka azabyara amahanga none ngo mwice nanjye ndaje mwice ndahava imuzuye azabyara amahanga
afata icyuma agiye gusogota. Niyo twasomye ngo Imana yohereza marayika iramubwira ngo nurenza isegonda marayika ihute. Imana itiza umurindi marayika ngo arihuta. Nutinda umutima we wamara amaje arabikoze. Aburahamu yabaye undi muntu arabikoze. Musozi Mori yahagiye kubikintu Aburahamu yabikoze. Marayika hagera atarabikora. Aramubwira ngo wimwica. Manura inkota yawe. Reba inyuma yawe. Uwiteka yazanye icyo wavuze. Icyo wabwiye Isaka yakizanye. Ngo abona ngo ifizi y'intama ngo iziritse mu mahwa mu mahembe yayo. Yaramubwira ngo genda uyifata. Aragenda arayizanana na Isaka. Ngo mu cyimbo cya Isaka ashira imfizi y'intama hariya. Ngo arayitandika neza ngo arayibaga. Ngo afatanya na Isaka gutambira Uwiteka igitambo. Imana iramubwira ngo menye kunyubaha. Ngo barajyana. Ngo barangije gutamba. Imana ireba Aburahamu. Iramureba. Amanuka Moriya gutya. Ngo aramanuka Moriya. Ngo amanuka Moriya. Ngo afite agahungu ke. Agahungu ke kari gafite ihahamuka. Ngo ariko kubera kubona intama. Ngo kuzurana k'ibyishimo. Ihahamuka rirashira. Iravuga ngo data afite Imana. Data afite kwizera. Data afite Imana akorera. Iyi nama yavuye. Iyi mfizi y'inama yavuye. Ariko yavuye mu ijambo yavuze. Hanyuma Imana itegeka intama kuza. Ngo baramanukana ngo basanga babagaragu. Ngo babagaragu barababwira ngo dutahe. Nkuko yababwiye ngo turagaruka. Ngo koko baragaruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo bombi ngo baragenda uko ari bane. Ngo bagera no kwa Sara. Baramubwira ngo twagize ibihe byiza ku musozi wa Moriya. Ngo Uwiteka yabanye natwe. Uwiteka yaduhaye ibihe byiza. Kandi Uwiteka yaduhaye umugisha. Kuko Imana yamubwiye ngo kuko wangenje gutyo ngo haye umugisha. Uyu mugisha ntabwo uva mu magambo. Uyu mugisha uva mu bikorwa. Imana dusaba kuyikorera. Mbifurije kumvira Uwiteka. Mbifurije irindi jambo kwizera Uwiteka. Haleluya. Kwizera Uwiteka. Kwizera Imana. Ngo aravuga ngo Imana ishobora bingahe byose. Ndamwica ariko iramuzura. Shemu ntabwo uzi ikintu Bibiliya itavuze. Buriya yarivuze ngo ndamwica hanyuma ndahicara. Nicyo yaravuze. Ndamwica ariko ndahicara. Ndamwica ariko mwicare kugeza ubwe muzura. Ndahicara Aburahamu kuko sinajya kubwira Sara ngo Isaka yapfuye. Sinabimubwira. Narara mu yihenzu. Narara mu kiye cyumba. Sara w'imyaka 106 mubwiye ngo nishe umuhungu we. Namubwira iki? Ndahicara kugeza ubwo ndi butahane Isaka. Imana ishimwe yaramutahanye. Amutahana kandi icyo yagambiriye gukora. Umutima deja Imana ikota umutima burya. Umutima wari warangije. Tushobora kuva mu buzima urimo, tushobora kuva ku rwego uriho udashobora kwizera Imana. Kwizera Imana bingana no kuzamuka mu ntera. Ubuzima bw'ubutindi urimo ntushobora kubuvamo utarakora pratique zigaragaza yuko wizeye Imana. Rimwe nubona byanze uzicara ureke kwirwanirira. Wicare ugirindire. Iyo niyo pratique imwe Imana ishaka yuko uyipimiraho inayika kureba yuko wayizeye. Ariko utangiye kujya kwa tante, kujya kwa muyomba, kujya kuri banke, kujya Imana ibibona n'ubundi deja wabyirangirije. Ariko rimwe uzicara utuze uyirindire. Mu mugoroba umutima wawe wayizeye mu mugoroba izaza iseruke. Ariko iyo wazanye mu batante, ukazana mu bamuyomba, ukazana mu bande, ukabazana mu buzima bwawe, Imana ukayishira ku ruhande, izakureka wirwarize. Haleluya. 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 Imana iramubwira ngo kubera ko wangenje gutyo ndatangaye.
ndatangaye wowe uzagende wiruhukire muri paradizo wa Aburahamu uzagende wiruhukire ukoze ibitangaza kandi imiryango yose yo mu isi yose izaherwa umugisha mu izina ryawe. Aburahamu wo mu myaka ingana kuriya turimo turamuvuga kubera iki? Nuko Imana yamuhaye umugisha w'iteka ryose. Abakristo baratangaje. Ejo bundi twagize ibibazo bibiri igira ikibazo mu gihugu. Barabyumvise. Bakoresheje ndagira ngo abantu bose bari ngombwa n'abatagombaga kubivuga ndatekereza. Société biblique iragerageza ishyiramo n'abastare umva batanayiririmba kugira ngo byibura barebe ko Bibiliya yaboneka mu gihugu. Bashiraho za Momo Pay, bashiraho ama numero de compte, bashiraho amatimero byibura Bibiliya abayiteraga inkunga barifashe bigira abandi bantu kugira ngo byibura Bibiliya ni igitabo kituyobora, ni igitabo cyiza abarokore dukunda. Ariko uwabaza muri literaniro n'uwatanze 1000 kuri Momo Pay ya Bibiliya biteye isoni. Sinshatse kubibabaza ndabizi ko mutarimo benshi kandi ubwanyu mukozwe n'isoni. Mwabyumvise kuri radio, mubyumva kuri YouTube, izi mbuga zose zarabigaragaje, izi zose zarabigaragaje, bashiramo imbaraga baravuga aba bantu batereka Bibiliya inkunga murabazi. Bagira bace bakigo bakagira bace bakavuga ngo turananiwe ariko abandi bashiramo imbaraga kugira ngo Bibiliya yacu mu Rwanda ikomeze igaragare, dukomeze tuyisome, ikomeze ivuga ubutumwa bwiza, abantu bakomeze bayizere, ariko bashiramo imbaraga baravuga ngo nyabuneka n'ufite 1000 n'ufite 500 n'ufite nyabuneka tugerageze. Biteye isoni, biteye n'ubwoba kuba wicaye hano mu iteraniro hano buri kwezi waraguze abonema yo kureba filime ariko utaratanze 1000 gishigikira Bibiliya kandi Bibiliya ari igitabo cy'Imana yawe. Ntimukozwe n'isoni ngo murashaka umugisha ntawo mwabona, ntimuzi gukorera umugisha, ntimuzi gukorera umugisha. Hari abantu bemeye kutishurwa, izindi publicité bazikorera amafaranga urabizi, bazikorera amafaranga bakamuha amafaranga. Niba ari MTN ishaka yuko mumukora MTN ikamuha amafaranga akamamaza ibintu bya MTN, ariko abo bantu baremeye bamamaza Bibiliya kugira ngo Bibiliya itabura mu Rwanda. Baremera bayamamaza kubw'ubuntu kubera ko ni nubwo batayiririmba ariko ni igitabo nabo bubaha, ariko wowe bayamamarije habe kandi bafashe inshuti zawe urazisohokana murarya muranywa meme 1000 francs meme 500 francs ntayo batanze ngo Bibiliya igume mu Rwanda, ariko ngo Mana duhereze dusenge rero. Imana ibane nawe kandi narivuze ngo haleluya cyane kandi haleluya. Umvise umugore uyu mugabo uvuganye na Yesu muracyahari mwendakarira nyabona. Ndabizi ko mukunda ijambo ry'Imana ntimungore, ndabizi murarikunda ntimungore mbabona ibintu neza mu maso. Yesu ashimwe, Umwami Yesu ashimwe. Umvuye umugore nakuye umugabo w'umusirikare arambwira ngo Yesu umugaragu wanjye ararwaye kandi ararembye. Yesu aramubwira ngo rorera ndaje mukize. Yesu aravuga ngo ya, nako umugabo aravuga ngo ya, we kwiriguzi wanjye ndakuzi, nzi n'imbaraga zawe, nzi n'ubushobozi bwawe. Uri Yesu ndakuzi, ufite ubushobozi. Tegeka gusa utegekera aho uri, umugaragu wanjye arakira. Vugira aho uhagaze, imbaraga zawe zakora. Ari kure ariko tegeka. Undi aramureba aravuga ngo Yesu amurebye ngo aratangara, aravuga ngo no mu Bisiraheli ngo sindabona umufite kwizera kumeze gutya. Reka babwire, ushobora kwizera iyi kamere y'Imana yuko ishobora byose. Ubundi Imana igira kamere eshatu zikomeye, ariko kamere ya mbere nuko Imana ishobora bingahe. Uyu mugabo ngo yizera ko Yesu ashobora byose. Murahari? Aramubwira ngo ndatangaye no mu Bisiraheli nta
nta muntu ndumva unyizera gutya, ariko uyu mugabo w'umunyamahanga aranyizeye. Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Kuri 13 Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo wa mugabo we igendere ibikobera uko wizeye. Ngo hari saa 7 ngo ageze mu rugo ngo ahura n'abagaragu baza kumubwira ngo erega igitangaza cyabaye hano mu rugo, umugaragu wawe ari we mugenzi wacu yakize. Aho yari aryamye arembye yegutse arabyuka aranahagarara. Ubu arimo aravuga, arimo ararya, arimo arakora. Abwira abo bagaragu be arababwira ngo byabaye sangahe, baramubwira ngo byabaye saa 7, kandi iyo saa 7 ngo niyo Yesu yategekeye. Yategetse saa 7 akira saa 7. Umwami Yesu ashimwe. Umwami Yesu ashimwe. Narivuze ngo umwami Yesu ashimwe. Abantu bizera Imana, Imana ibahereza umugisha. Mbifurije kugira umugisha w'Imana. Mbifurije kugira umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ubamo amahoro menshi. Bwana Yesu asifiwe. Umugisha w'Imana ugiramo ibyishimo byinshi. Umugisha w'Imana ugira ibitotsi mu gihe cy'impagarara. Umugisha w'Imana ugira ibyishimo mu gihe abandi bashavuye, mu gihe abandi barira. Umugisha w'Imana ututera guseka. No mu bukene umugisha w'Imana uratuyobora, tukamwenyura tugaseka tugacya. Umugisha w'Uwiteka nuwo, nutuma turyama abandi bataryama, nutuma tugubwa neza abandi baguwe nabi. Mbifurije kugira umugisha w'Imana. Narivuze ngo mbifurije kugira umugisha w'Imana. Yesu ashimwe. Umwami Yesu ashimwe. Kindi kintu cya gatatu kizana umugisha w'Imana, kizana umugisha w'Imana kikavana umuntu ahantu kikamugeza ahandi hantu, no guhamya Imana mu gihe abantu bose bunamye hasi. Mu gihe abandi bose bunamye ariko wowe ukeguka bakavuga ngo ngiye sinunama, iyakibasha kudukiza. Abanyubise muvuge ngo amen. Abandi bunamye bakavuga ngo oya, Nebukadinezari yavuze, kandi ubwo yavuze turapfa, kandi ubwo yavuze tugira dute, turapfa. Ariko wowe ukavuga ngo oya, yaravuga ngo Imana yakibasha kudukiza, kandi naho itadukiza neturi bukorera Imana zawe, naho itagira gute, naho itadukiza. Umugisha w'Imana utwemerera guca mu muriro kandi bitashoboka. Umugisha w'Imana utwemerera guca mu bikomeye kandi bitashoboka. No kubera ko tugendana favor y'Imana, tugendana umugisha w'Imana. Mbifurije kugira umutima uhamye Uwiteka, umutima uhamye Imana. Niyo bavuga ngo barakwirukana mu kazi, kamubwira ngo unyirukane, ariko Uwiteka abasha kunkiza. Kuma iPhone, kuma telefone yireke, Uwiteka azamikiruta iPhone, azamumugisha. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Umushahara ureke, Imana izamereza ikiruta umushahara. Umugisha w'Uwiteka uruta umushahara. Abanyumvise muvuge ngo amen. Hari abantu babyumvise ko umushahara ni ikintu gitoya, ariko umugisha ni ikintu kinini. Kimenye nuko ayo muhembwa atajya arangiza ibibazo byanyu, ariko umugisha w'Uwiteka urangiza ibibazo byacu. Uzabaza umugabo uhembwa miliyoni ageza kuri 25 arimo kubaza abagenzi be ngo nibarasubiza kuri konte, ntibarashira kuri konte yandi. Nuhembwa 30 w'umukirina nawe ageza kuri 25 arimo kubaza se ntibarayashiraho. Wibaza ibi bintu, uhembwa 30 kuri 25 arabibaza, uhembwa miliyoni boss wiwe nawe akabaza yuko nawe batarashira kuri konte. Navuga ngo ahembwa miliyoni ariko ntajya arangiza ibibazo. Iminsi 5 isigaye isigara ishira yashize yarangiye, ategereje yuko basubiza handi. Ariko abantu ntibapfe, abantu ntibagubwe nabi, kubera ko umugisha w'Uwiteka uruta ibyo twinjiza. Ukurikije ibyo usohora n'ibyo winjiza ntabwo bingana, nuko umugisha w'Uwiteka utugize. Imana nibane nawe, kandi Imana igutunge, kandi Imana igufashe. Aba bagabo murahari, ntabwo igitangaza ari gukurwa mu muriro, ahubwo igitangaza no kwemera kubujyamo. Aba bagabo bari muri paradizo mumva intwari zo kwizera, n'abantu bakoze ibitangaza ku isi, n'abantu bakoze ibitangaza, si Imana yakoze ibitangaza, nibo babikoze. Nibo bakoze ibitangaza. Bari kumwe n'abandi bisiraheli benshi i Babuloni, ariko batatu baravuga ngo twe twunama ntidupfukama ku kibi ku cyiza, dupfe cyangwa ntidupfe, ariko ntidupfukama. Bemeye kujyamo Imana nayo iraza.
hari urwego utazageraho nutemera kuwujyamo. hari ahantu itorero ritazagera. Nyumva neza abanyumvise neza bavuga butumwa, munyumve neza n'abantu mufite amatwi yabyumva neza, n'abantu mufite amatwi mwabyumva neza, n'abantu mufite amasezerano y'Imana, n'abantu mwumva mukishijwe neza, abantu bari mu itorero rya Yesu munyumve neza, abafite ugutwi bwo kubyumva mubyumve neza, mubyumve neza. Hari ibintu, hari umuntu witwa Nebukadinezari ntashobora kwemera Imana yawe wowe utarajya mu muriro. Amen. Simaranyumvise. Utarajya mu muriro, utarajya mu cyobo, ntabwo Dariyo yamenya ko Imana yawe ariyo. Utaremera kujya mu cyobo, ariko iyo kivuyemo iyo kivuyemo zitakuriye, Dariyo ahita avuga ngo mbonye ko nta yindi Imana ibaho keretse Imana ya Daniyeli. Iyo umuriro utagutwitse bakabona n'imigozi yariyo yacitse wowe utahiye, ahita avuga ngo uhereye none tuzakorera Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Ibyo bivana Saduraka muri posita ariho bikamutumbagiza bikamwicaza ahandi. Bikunda. Hari promosiyo utabona utemeye kujya mu muriro. Hari umugisha wowe utabona. Urimo urakwepa umuriro, ahari umugisha. Iyo wahakwepye ntabwo ubona. Ariko baravuga ngo iyi niyo nzira, ni inzira ifunganye, ariko kandi izasohoza mu bugingo buhoraho. Nubwo iruhije, ariko niyo nzira twaciriwe n'Umwami Yesu. Uremera kuzijyamo Daniel? Uremera kuzijyamo? Uzazijyamo? Bizagenda bite? Arabwira ngo aya makuru muyavuge cyangwa murorere. Njyewe nzasenga Imana y'Abaheburayo, Imana y'Abayuda. Iyo niyo Mana yamamagaye. Dariyo ni boss mu kazi, ariko Dariyo si Imana. Dariyo ni boss, no mwami w'igihugu, ariko si Imana. Imana ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana yaremye ibiri mu isi byose, ariko Dariyo nta kintu na kimwe yaremye ku isi. Ni umubosi dukorana, nzamwubaha nka boss, ariko si Imana. Gatatu aragakomeza ku munsi. Umugabo ni igitangaza. Kangahe baje kumureba basanga arimo arasenga Imana y'Abaheburayo. Baramwira ngo turagufashe. Muramaze. Mufashe se mufashe biki? Musanze sambana se? Musanze niba se? Musanze ndwana se? Musanze ni mu matiku se? Ntibazagufatire mu matiku. Bazagufata usenga Imana. Bazagufata ukiranuka. Bazagufate wubaha. Bazagufate wubaha ijambo ry'Imana. Mufashe se nk'iki? Hari amatiku mumfanzemo. Ale utwa tugambo twanyu. Ale mujyane. Musanze ndimo ndasenga Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'Abaheburayo, Imana yacu. Nubwo turi Babuloni, ariko ni Imana yacu. Baramujyana baramubwira ngo dusanze umugabo ari gusenga, kandi turamufashe. Iki gitangaza. Kandi ibimenyetso byose birahari. Arimo arasenga Imana itari Dariyo. Arababaza ngo uwo mugabo musanze ari inde? Ngo ni Daniyeli. Ngo niba ari Daniyeli ni mumureke, yaramuzi. Ariko Mana, niba ari Daniyeli ni mumundekere ayisenge. Daniyeli agira imico y'Abakristo. Daniyeli avuga nk'Abakristo. Daniyeli abaho nk'Abakristo. Daniyeli niyiba. Daniyeli nasambana. Daniyeli nta gahunda y'igihugu nimwe yica. Ni mumureke. Yaba ahubwo nari mfite abagabo nka Daniyeli muri iki gihugu, ngo bararwana, ngo bahera mu gitondo barwana niyo dosiye. Bageze saa 9 baramubwira ngo ntabwo wivuguruza, warashinye.
abamedi n'abaperesi itegeko ryayo warasinye ntabwo uragomba ukore icyo wasinye. Sorry, uragomba ukora icyo wagize gute, warasinye ngo tuzamushira mu rwobo rw'intare. Ngo iki wakwivuguruza umugabo uyobora ibihugu bingana bitya ngo bamugeza saa 10, umugabo yibereye aha ngaha na saa 9 zageze n'ubundi aragenda arayihamagara. Na saa 9 zageze aravuga ngo Uwiteka Imana y'Abaheburayo. Mu gitondo hari ibyo bavuze, ariko n'ubundi uri Imana. Nanjye wamvanye ndakana gato hariya, ariko naje hano kugira ngo ngomeze nguheshe icyubahiro. N'ubundi uracyari Imana. Nta nubwo uri Imana yanjye gusa rega, uri Imana y'aba bantu bose, abaturage nibo babarema. Uri Imana ya bose kandi uri Imana yo kubahwa. Saa 10 barimo baragwana n'amadosiye, saa 11 umugabo aravuga ngo ntibishoboka. Bavuga abagabo babiri baravuga oya ntabwo ibintu babyirengagiza. Tubwire urabikora cyangwa ntabwo bikora. Daniel ni igiki ku buryo umurengera, ku buryo umuvugira. None se murashaka ko mbigenza gute? Bikore uko wabisinyiye, najye mu rwobo rw'intare apfe. Nicyo mushaka, nicyo mushaka, nicyo dushaka. Kuva mu gitondo kugeza kuri saa murashaka ko Daniel intare zimurya. Nicyo dushaka, nicyo cyatuzinduye, nicyo gitumye n'aya masaha tukikubwira. Sawa, mbere ko mujugunyamo mumunzanire mvugane nawe. Daniel baramuzana muri biro ya Erari, yari umupoliticiye ukomeye cyane, ariko bubaho Uwiteka. Muvuge ngo amen. Abapoliticiye babaho bubaho Uwiteka, abantu bakajya bakina n'ibintu. Umupoliticiye ubaha Imana baho. Yes ashimwe. Ngo bamuzana imbere ya Dariyo, aramureba mu maso, aramubwira ngo Daniel nakuvugiye kuva mu gitondo nari ndi kuri dosiye yawe, sinzi niba wabimenye. Nakuvugiye kugira ngo batakujugunya mu rwobo rw'intare, ariko aba bagabo babiri abureba mwakoranaga, abureba basheze ngufi, nta banga ririmo, basheze ngufi. Ibyo bijya bibaho, hari abantu bashega n'abadayimoni barashega. Ibyo bintu ntabwo byabaho, n'uyu munsi biracyariho, ariko ntibazagufatire mu kindi, bazagufate wubaho Uwiteka gusa. Taramubwira ngo none rero narasinye, urabizi ko nasinye. Araba ibyo ndabizi ko wasinye, kandi icyo nakoze nanjye nakoze icyo nagombaga gukora. Nanjye narakubashe nk'umwami w'iki gihugu, kubaha nka boss twabanye, kandi urabizi. Arabwira ngo ibyo ndabizi cyane, niyo mpamvu nakuvugiye kuva mu gitondo, ndabizi pe n'umutima wanjye urabizi. Ariko biranze bakunguye mu maboko, biranze Daniel inshuti yanjye barakujyanye, biranze agira agahinda, biranze Daniel ndagukunda, biranze narasinye. Ntabwo uruta igihugu, nturuta amategeko, ariko ndagukunda, ariko ya Mana yawe ukorera ibane nawe, ya Mana yawe nakubonanye ibane nawe. Umugabo ngo aragenda ngo bamushiramo umugozi, ngo baramujyana ngo bamugishira ku cyobo, ngo abagabo baraseka, baravuga ngo twarakubwiye ubwirasi bwawe n'imvuzivuzi zawe n'ubwiyemezi bwawe, ngo urasenga mu mutima. Arabihorera, arababwira ngo iconzi ni mukizi, iconzi ntabwo mukizi, ngo bajugunyamo, ngo barataha. Ariko umwami ngo ageze mu buriri, ngo akesha ijoro, aravuga ngo ntimumpe ibiryo, ntimunacurange, inshuti yanjye intare ziramuriye, mbuze kumurengera ndi umwami. Daniel apfe, ntimucurange, jye kujya mu bireke. Agenda ngo arigunga, ngo aguma wenyine, ngo abagabo ngo barataha, ngo bajya guserebura, ngo baranezerwa. Ngo ariko ngo ari mu ntare, ngo ari mu cyobo indani, ngo intare zose ngo zirahaguruka, ngo ziramureba, ngo zirongera ziramureba. Mujye mumanukana umugisha w'Imana mu cyobo cy'intare. Umugisha w'Imana ni igitangaza, ngo ziramureba. Ya mbere irananirwa iricara, indi irananirwa iricara, indi irananirwa iricara,
zose zirananirwa ziricara, zimaze kunanirwa zirongera ziraryama zirasinzira. Umugabo nawe ngo arazireba zisinziriye, aravuga ngo Uwiteka yakoze igitangaza hano, ngo nawe ngo araryama. Bibiliya iravuga ngo arasinzira n'ukuri kw'Imana, ngo agenda mu migara yazo ngo arasinzira. Abantu bafite umugisha w'Imana no mu cyobo cy'intare barasinzira. Kandi biratangaje uburyo umuntu aryama muri etaje ntasinzire, ajyamye kuri Dodoma ariko ntagire gute, ariko undi akarara mu migara y'intare agasinzira. Biratangaje uburyo umuntu yaba afite miliyoni 10 kuri konte ziwe ntawe uzimuburanyaho, ziwe nziza cyane, ariko yagera mu rugo agahagarika umutima akavuga ngo ejo bizagenda bite, akabura ibitutsi bukarinda buki. Ariko abanyamugisha, umuntu ufishe umugisha w'Uwiteka, umuntu ufite umugisha w'Imana. Shemu, hari ibintu abantu batazi. Intare ije hano, intare lion ikaza hari bakayica ukabona ko yapfuye, bakakubwira ngo yikore mu maso, ntiwayikora mu maso, wagira ngo ntirapfa. Intare ni inyamaswa iteye ubwoba, bakubwiye ngo yikore mu maso, ntiwayikora mu maso. Ariko umuhungu aryamana nazo ngo arasinzira. Aba bagabo bari muri paradizo, murimo muraririmba ngo tuzabana nabo, kandi ubuzima babamo ntabwo mushaka kubukora. Umugabo waraye mu buriri, umwami abura ibitotsi ngo bigende bite, afite escort zingana kuri yakagombye kuri ibitotsi, ariko warabibuze. Ijoro ryose ngo hagaraka, ngo buracya ryari, akajya byuka, akajya yigenza gutya, kongera akagira gutya, akajya areba isaha, ntiburacya saa 9 z'ijoro, hasigaye amasaha saa 10, hasigaye isaha imwe, saa 11. Arabyuka ahamagara abagaragu, arabagara ngo mubyuke, ubwo musinziriye ibiki, nta soni ngo muraryama, Daniel yapfuye, muryamye ibiki, ubwo muri arababyutsa bose, arabaza ngo nimuze tugende, ngo bajya ku rwobo rw'intare, ngo bahagarara hejuru, aravuga ngo Daniel we uri muzima, ya Mana yawe hari icyo yakoze. Arahamagara kandi avuze ngo Imana yawe ngo hari icyo yagize gute, yakoze. Nubwo atayubaha ariko azi ko Imana ya Daniel. Reka ubwire, nubwo wabana n'abatayubaha ariko bayibone, iyawe bayibone. Waremewe kuyigaragaza, waremewe kuyerekana, waremewe kuyeexposa, abantu bakayibona. Nusoma neza Bibiliya ngo Daniel ngo yari yasinziriye ngo niyumvise, uko umwami akomeza kubivuga ngo arakanguka, ngo yikora mu bazo, iryo jwi numva ari iry'umwami, yari yasinziriye. Ariko abantu b'Imana bagira umugisha. Ndababwira ukuri uretse intare, uretse intare. Ndagira ngo ni injangwe utamenyereye, ku bantu batazimenyereye, tiwarara hafi yayo ngo wumve ufite umutekano. Ku bantu batazimenyereye ariko ndagira ngo niwakumva ufite umutekano wuzuye ku buryo usinzira, ariko ngo yagize umutekano wuzuye. Ngo arabyuka, ngo yumvise, aravuga ngo ni umwami, ngo arabyuka, ngo arabaduka, ngo arahagarara, aravuga ngo yego, aramubwira ngo nibyo ya Mana yanjye yakoze, yohereje marayika wayo ngo araza bumba iminwa y'intare, ntabwo zandiye kuko nagaragaye imbere yayo, nta cyaha mfite n'imbere yawe, kandi umunsi ku munsi imyaka tumaranye nawe nta cyaha undega. Undi yumvise ijwi rya Daniel, aravuga ngo ndatangaye, abwira abagaragu muza n'urwego, bashiramo urwego, babona Daniel arazamuka, arebamo, abona intare n'inzima zirimo n'inzima, arazamutse, ngo amukorakoraho hose, ngo abona ngo nta n'inzara zamuriye, ngo aramureba, aravuga ngo ndatangaye, aravuga ngo ubu nonaha itegeko ndarivuguruye,
itegeko ndarivuguruye. Abantu bubaha Imana bajya batuma hari amategeko avugururwa. Ararivugurura aravuga ngo uhereye none Dani ndashoje. Dariyo ntabwo ndi Imana. Ntibuzongere kunsenga mu bihugu byose nyoboye. Ntibuzongere kunsenga. Nsanze hari indi Imana. Abantu twese dukwiriye gusenga. Arayitangaza aravuga ngo ni Imana ya Daniyeli nizasengwa yonyine. Ndabifuriza kugera kuri uru rwego. Itorero ndarisabira ngo tugere kuri uru rwego. Yuko abantu bashobora kugira iki cyifuzo cyo gusenga Imana yacu no kwemera kudukurikira haseje mu dusengera. Umugabo wawe niba ataza hano, n'umugabo wawe niba ataza hano, wowe uza hano ukagorobereza hano akagorobereza mu kabari, ukabona nta nicyo bimubwiye, nta nicyo agutwaye. Ariko ndakwifuriza umugoroba umwe cyangwa igitondo kimwe azafata icyemezo cyo kugukurikira hano seje mujye musengana kubera Imana yawe. Ariko nutayigaragaza ntazaza iteka ryose. Ariko nuyigaragaza umugoroba umwe cyangwa igitondo kimwe azaza. Ndabifuriza kugaragaza Imana yawe. Afata abagabo babiri n'imiryango yabo ajugunya mu rwobo ngo zari zibategereje nk'izishonje. Bibiliya iravuga ngo bataragera no mu cyobo ngo zibasamira hejuru ngo zibamenagurana n'amagufwa yabo. Abanyabyaha baroroshe kuribwa n'intare ariko abakiranutsi biragoye. Tuzaba umunyabyaha intare zakorohera kukurya. Ndakwifuriza kuba umukiranutsi. Akanwa k'intare kazayigora kugukanja uri umukiranutsi. Ariko umunyabyaha aroroshe kuribwa n'intare. Mwakira ijambo ry'Imana. Mbifurije umugisha w'Imana. Muhaguruke dusenge. Haguruka nawe usenge. Vuga ngo Mana nshoboza kukumvira, nshoboza kukwizera, nshoboza kuguhamya. Shema azabibabwira ibindi. Azababwira ibikurikira muzabona. Azababwira icyubahiro noneho Daniyeli yagize muri iyo ngoma. Yagize icyubahiro gitangaje. Noneho akajya abana na Dariyo noneho akavuga ngo Dariyo umva. Akajya abana nawe muri biro banga umva noneho turicaranye mu biro. Ariko wowe intare zaragutinye uri gitangaza. Babanye mu biro imisi ikurikiye yindi. Yabanye n'umugabo utinywa n'intare. Kabango Imana yawe ndayitinye. Uwo mugabo niwe bakoranye na Dariyo iyo myaka yose. Akajya mureba akamubwira ngo wowe nubwo ndi umwami ariko urakomeye. Nubwo ndi umwami ariko gukorana nawe no umugisha. Cyama abantu bakifuza gukorana nawe. Icyama abantu bakakugisha inama. Icyama umuntu akifuza gukorana nawe. Nzabaganiriza uburyo ubundi isi yari kwiriye gukoresha abarokore, ubundi si abarokore bari kwiriye gukoresha abantu, uburyo amaserivisi yose abarokore ari bo kwiriye kuba bakenewe. Impamvu batadukenera nuko twivanzemo amanyanga. Uzi YouTube ingi uburyo abantu bagiye kuri YouTube bagasebya itorero. Ureba YouTube uburyo abantu bazinutswe no guterana no gusenga kubera amabandi yo kuri YouTube. Kandi akakora ayo mabandi mu izina rya Yesu. Agatuka itorero no gutuka Imana mu izina rya Yesu. Abantu bagasebanyiriza kuri YouTube. Abantu batumye abantu bahugwa amateraniro no guhugwa kuza mu murimo w'Imana. Ariko abantu bakeya tukirimo twubahisha Uwiteka. Aha niho umugisha w'Uwiteka uva. Ushobora gukora ibyo bintu mu isi y'abantu batashaka kubikora. Imana ikavuga ngo ndatangaye ngo haye umugisha. Mwongeye n'undi mugisha. Ndabifuriza kuba abanyamugisha yuko Imana yabahereza umugisha. Namwe ubwanyu mukaba umugisha. Uwiteka abagirire neza. Imana yacu. Aya masaha turi imbere yawe. Iri ni ijambo ryawe. Urebe uyu mugabo n'uyu mugore haraho batakumviye. Kandi babaye mu buzima bwo kutumva no kutakumvira. Ariko uri Imana ibabarira nkuko mu gitondo wakomeje kubikora. Uri Imana yakweza.
ntitwakwizeye nk'uko bikwiriye, ntitwigeze tuguhamya nk'uko bikwiriye. Ariko uyu mugoroba tugusabye imbaraga, zamura ibiganza byawe. Tugusabye imbaraga muri uyu mugoroba, tugusabye imbaraga, tugusabye kongera guhishurirwa, twongera gusabye ubundi bushobozi, tugusabye ubundi buryo bwo kubana nawe, tugusabye indi myumvire yo muri wowe, tugusabye ubundi bushobozi, tugusabye, turashaka umugisha wawe. Dusanze twaragize ibintu ariko tudafite umugisha, dusanga dufite indirimbo tutagira umugisha, dusanga tubyina gusa tudafite umugisha, abantu barabyigiza, abandi bararirimba ariko nta mugisha. Ariko turashaka umugisha wawe, turashaka umugisha uturutse ku Uwiteka. Urakoze umugaragu wawe n'umuja wawe, umushoboze kukumvira mu izina rya Yesu, hanyuma akwizere mu izina rya Yesu, aguhamye nubwo yagira ibyo ahomba, aguhamye nzi yuko uzamuvunjira, hamwe n'ibyo azahomba uzamushumbusha. Urakoze, duhabwe umugisha n'Uwiteka. Tugukomeye amashyi, twakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu, twese tuvuge ngo amen.